aswiba kamamagara sister yatezemo Hello, sister. Hari icyo nabonye se? Okay, sawa. Nagasukari, ndagaskingi, nagasukari. Wite chomane trafficking. Eko wanangu wakinguye. Nangu wakinze nako. Reba ukuntu bawigize. Tuganirire. Reba ukuntu bawigize ndebere. Ko ntabwo ujya umenya ko uri umukapomani. Ibyo byihorera ubwo tuganira ibya business. Shakira abakobwa kabarindwi. Shaka insiko za abakiri bakeneye iki? Abarindwi. So baribona n'abakura yenge kuziko nta communication nyinshi ngirana n'ababebi urabizi. Sinzi niba ubizi, urabizi se? Urabizi cyane abyise. Mane hakwifata nk'idage. Ariko igihe mubona nk'abantu beze nk'ikizuba wakintu. Se mani gabanya mani. Ahubwo Manze tuganire mani uraza kubinywa nyine. Siko ndi kumva nakurasa. Bitwaye iki? Ndi kumva nari kunyuza muri. None se ngewe hano ahubwo tuganira ibyungu. Tuganira ibyungu. Ndashaka abademu rero sibyo bagira muri batanu. Rero mani ngewe nta communication ngira n'ababebi ku buryo nabona ababebi batarabwo tubashimute bundi birangiye. Oya ntabwo washimuta. Mani tumiza babaca mani tubashimute. Leta zakuyoka. Leta zo mu Rwanda ziba zimeze nabi byadanje. None twazikutwa kure kujya bigenza rero sibyo wogiye kugenda uje ufata abademu ubabwire kujye kurangira iki akazi kandi akazi mu banga urumva kandi ikindi ugomba gukoresha uburyo kinawe utaraje bazana abantu bakubona tumugeza hano tumukubitiye cyo tumuvanamo impyiko tuzigurisha bakire muri ya reshana ariko tunamwica man iyo nusire ngiye muri kwimwa mani bwo tuganira neza nyine ntabwo twagandi kumwe ibyo bintu man ubu ufite swing za danje kandi ntabwo twaturi kumvikana tereka hariya ubundi tuganira kano kazo titayemo ntabwo byashoboka man reka mfata kuka kanyuma ntari mpita ndezimye ngaho gafata man ngenda giye ntabwo twaganira man bro ntabwo twaganira mani nizano weke nanjye se ni nk'ubundi none twese dusarire rimwe ahumba wamuze fresh cyo dusarire rimwe twanakwicana ahubwo urabizi ntabyada usaze ngasaya twakwicana subizi ahubwo mbwira rero yize ko ntabwo nshaka guhangana nawe ndagasiye ndikumva indege none ngo twaganira ahubwo indege ndikumva nawe ukuzumva mani bumukapo man icara neza mani bumukapo bro ntarebe bumukapo man ngano nombwira ahubwo wongeye turakoreje buguti abakobwa barangira ngiye baravuga tubabone tubashimute yego ya byo byaba byiza kurusha gushimuta ntabwo byashoboka ahubwo bazana mu buryo bwiza bw'akazi babwira ati ngiye kubarangira akazi bone barangiza bagira ute bazi tubavanamo impyiko imira mu cyatsi tujya muri poberi polisi ntabwo izabimenya mfite abahungu banjye barabishoboye urishwa cyangwa se ahubwo tugendeye ngiye mbaganirize mbwa ati uraduye impyiko imwe tuguhereze amafaranga niyo twamukubita akamiliyoni ntabwo bakima tujya kuri abana bo mu cyaro aho kugira ngo ntabwo wajya ugerekaho none se ko nta kigufi ko barabahungu bonge ntabwo mbizera ari nyine nta kigufi nyine barabahungu ntabwo mbizera
icyo kibazo kubera kutabizera ntabwo mbizera pe mubona ari amadari babura abantu badashoboye akazi umunsi umwe bazaza nk'abariya ntabwo ari ba bantu ntabwo ari ba bantu polisi ifashe bashobora kubyipevera natwe tukagira ukuntu tubagenza tukabitaho tukaba twanabafunguza mu nyuma n'ayandi polisi ibana kumutera ubwo akahita tuvuga amazi ntabwo ushobora se uwaba arasakire karese uwabahamagara akabacisemo isasu ikimara rero nicyo pfa nawe ariko ngaho nyumvira mani nyumvira nyine ntabwo mbizera ahubwo rero icyaba cyiza nuko ahubwo njye naganiriza aba bana tukabazana noneho tukabazibakuramo aho tubica ahubwo tukaba amafaranga iyo banyweye urumogi rero uri kuvuga ibyunguka kubera ko utigeze urabura icyotsi kimwe niyo mpamvu uri kuvuga amarabu gusa ndagasa barabatipe banjye dukoranye igihe nk'uko nadukoranye igihe ahubwo dore wowe njye ntabwo mbizera rero okay ntarebe genda ucakira abakobwa rero sibyo bangahe ni impyiko 5 ubwo nuva mu abakobwa bangahe 5 ziraje muri Amerika uje babwira ko tugiye kubarangira akazi uraje ubazana nambare smart ibyo ngenda abakobwa nzi nabona ni 3 nibo mfite batatu urabakuramo 2 ubakuremo impyiko 2 zose zikuremo se 2 hanyise bagire impyiko 2 none undi umwe bari gukuramo imwe none se undi cyangwa se zose zikuremo nazibagurishe zose bose bakuremo 2 se 6 okay ngenda abona abakobwa 3 none icyo bisaba umuzana hano ewana tubanza duciringa neza nk'umuntu ugiye kumurangira akazi tumukubita fineriga hano asinzira akanguka yagize impyiko zamuvuye mu yanarangije gupfa byarangije ubwo nagakanguka gona fasha no ugenda ukora akazi ubwo na phone bayiko wongera ibiza akazi ariko ibi bintu biwirirwa witamo buri kanya nawe bizakwica gaskingi gida wowe kimuka ntarima nari brother iraseyo datawi kama magara bajama banje ubundi ibintu by'abademu yo abakapo basore banyu bafite akazi rero ndashabira ngo sister ahantu hose agiye muje mu mucunga urumva murebe ko atahura na polisi mwebwe ntari binyine tu ako kandi n'icyamuge agira ku cyana mu giceciye muri ko kigera hano ashira kuzazana abapolisi bakatunyata ndagaswe kandi ikindi namwe mugomba kugira uti kugumana ibanga ryanyu none uvuze gukina none nahita namwica ndagaswe nakwica okay sawa ngo mutebuke muzarare tuganire ugakiye abasore banjye ngo barajya basanga figi yashize ndagaswe hari igihe mba nireba nkumva nakwicisha imyisasi ariko ntaribi wamuntu wamwishize aho rero turamusoza nimugoroba ntabwo turamusoza bitewe na gahunda nyinshi twabyukiye mu bose okay madolari yanjye ari amadolari uri konti yashize konti ya turabye mwabyumvishije byose twabyumvise mfasha kihebe Yes, sir, boss.
kundi iyi foto muyibona ute ni hiti ino foto ibiri nicyo gukundira ragasa wallahi noneho ikintu tugiye gukora mugiye gukurikirana na mudada sibyo mumenye ngo akora ibiki ahura na polisi ntabwo yaba ari mboneye konje buri mubonye ubona umugesha mukunda cyangwa akaba ari nyintasi yaje kudutata natangiye kuvanga ubwo ntabwo ngomba kugira ute ngo ko bizera ashakira ngo myizere wenyine nzisange muri ribu zamfashe kandi leta ziri hanze ceceka natwe no kugira twitsimbatsimba buriya nta nubwo baba babizi buriya ibintu dukora rero dushobora kuzasanga dusaziye muri gereza ariko mwitwaye neza wallahi nta cyatubaho ariko nawe turakwizeye ufite n'ibicwa nta kuntu ntabwo wapfa kutujyana Zagara ibicwa urabifite impamvu natwe tukwizera tukagukorera yego ntabwo batujyana Zagara ntawe ubizi ariko natwe dukora nk'abahungu okay je numva bihagije rero noneho mugene ukurikirana buriya baby nyuma ya gahunda yo gushaka abakobwa muri ya gahunda y'imisiko dukora nawe ubwiye ati wagenda afata abakobwa babwira ko agiye kubashakira akazi cyangwa se baboneye akazi noneho abazana namara kubazana wallahi tubakuremo impyiko tuzibavanemo uranyumva bane ndakumva boss tubavanemo impyiko sasa rero ubu mwakwigendera sawa boss okay gahunda niyo ngiyo kuri phone sawa kurangiza imyaka ine yicaye nta kazi nta mugabo aha ibintu biragoranye mwisi kabisa mwana kwiba koko warabyemeye koko kugira akazi kabure we yanje wi meze ute shumi yanjye amakuru ni sawa sigaye bahise wabonye akazi se wapi mba ndi hano mu rugo tu amakuru amakuru meza ego arabyibushye umeze neza shanjye narabyibushye maze iminsi narabuze niyo mpamvu wambuze tu wabonye akazi se njyewe se narakabonye birara ahubwo nashakaga wandangiye abana 3 bo kurangira akazi akazi cyane se wampera reba nsigaye mfunga n'imishumi nta kazi ufite se ndakubwira kangahe nta kazi pe okay mbona ndangiye abandi 2 none muze mbereka akazi abandi bana 2 ariko unterewe we nyine bwo urabaye wa 3 nyine okay nta ribi abo bana baraboneka none se akazi ni ijaniranye n'iki sinagara ko mu Rwanda nakahe ahubwo ibindi wowe wamfasha tukaza tukajyana kureba mu boss wanjye urumva noneho tukabiganira birambuye turi kumwe apana ahangaha kubangabona uri wanye tujyeyo hakujyane noneho tubiganire byose duhari icyo hari ikibazo gihari ntaribi gusa nyine tuwambira hari nyine tugende manze nkujyane ku boss wanjye tuvugane tubigusobanura neza turi kumwe nubyemera tuzagushakira passport ibyangombwa byose ugende nubyanga nabyo it's okay ntari sawa twagenda Ukivugisha wayi ntagutese nyine twapfuye ikibazo gusa nabikora ntabwo nabi okay noneho umva ikintu ugiye kunkorera ndashaka abakobwa 2 ndangiye akazi akazi yego
akazi se karimo karimo pe nari nkeneye batatu ariko nabonye umwe ubwo hasigaye babiri bandangira ako kazi se mbwira niba karimo amafaranga mine akazi gafatika bro ufite akazi ka feke kandi shaka akazi kagaragara akazi byo nta kazi ufite akazi mani umva nkeneye umva akazi ka okay aho ni sawa noneho wagiye kureba abandi mpari mbego ntabwo ngenda nimbizi ko nakazi ufite sheri se kuba hindutse nambitse gute nako kazi se kaguhinduye gute nambitse gute cyabaye mwiza wibogari uvuga nk'inyobozi sibwo urebye ya niko umuntu ubuzima nyine bujyana umuntu aho ashaka aho gushaka none ubwo ne ryari rero ngiye ubu niba ushaka none aha tuvuganye waza kujyana ku muntu ugwa detaye zose z'ako kazi wiki akazi nona ntabwo turaba tugiye mu kazi ngiye kujyana ku muntu urumva nyine ngiye kujyana tujyane twembi kuri uwo muntu ntabwo detaye zose z'ako kazi gusa nyine ako kazi kazi kari hehe nagara ko mu Rwanda nagara ko mu Rwanda kandi agahembwa amafaranga menshi nanjye ndiriganya njyewe nkagaruka nizere neza ko atari hantu batujyana ugasanga nyine uye kandi nanjye njyayo rega nanjye nibona abantu batatu nawe ubwatujyane tuzajyana njye tantejyana naribinda byemeye jya kumpuza n'uwo boss turamaze tuvugane nubyemera kondisiyo bafite ibisabwa ukabyemera turagushakira passport nyuma y'iminsi 3 turaba twagiye kubita imfubyi byibwiza kuja twagiye mabuja ndi kwihuta nuko navuze ngo reka ncana mubaza akantu gato sheri ariko ndi kwihuta nyine muri muziki gafite akazi kenshi no ndashakaga ko undangira abantu mpakazi ameze gute ni akazi nyine gasanzwe ariko nagara ko mu Rwanda ko mu gihugu nako muri Kenya gusa nyine mu boss wako kazi murahurira nawe mu Rwanda Mbose umuntu yajyayo gute adafite ibyangombwa urumva nyine bose murahurira nawe mu Rwanda bo niwemera amabwiriza yose ari kukubwira ibyangombwa byose pasiporo visa byose arabigushakira sisi nk'aka kazi numva ngo ni kabi akayi kabisa ubuse urabona kujyana ahantu habi we nyine ndeba ese urabona ngiye meze ute ku buryo mva ko nawe nkorera ahantu habi njye nta hantu nkorera ko njya mbona abantu bavuga ko bagiye hanze nyine bagirira nabi mani bari baba babishyuye bari abo ku mateleviziyo baba babishyuye ngo bagende bavuge ese ntabwo ubizi ko umunyamakuru ashobora kuvuga ati reka ngo 10,000 ubundi unkorere ikiganiro ntabwo ubizi nka kuriya nese baguye mpangaye kuryo numve ni wowe tugende wowe reka nkwereke sibyo tujyane uhuye no mu boss nta tike yari bari bukwishyuze nta yego nese abantu nzaba ngenza mvuga mu Kinyarwanda cyeza kuvuga nese ngiye simvuga Ikinyarwanda kandi wari mu Rwanda nese ngiye sinzajyayo uko naje gufata akaruhuko warumperuka se yego turi kumwe na nese warumperuka oya yego rero tugiye kugenda umva amabwiriza y'ako kazi niwumva ari ngombwa rwose nta mutima mubi tuzagushakira visa passport ubundi tugenda cyabya bari byiza nyine umfashe utazajya kumureba ryari ubu nona kuko ndashaka ko zibirangira ejo byarangiye ku buryo ejo nyine baze barangije kubona nabo banumvikanye niyo mpamvu ndi kubahiga cyane ku buryo ejo azatangira kubashakira visa na passport ku buryo nyuma y'iminsi 3 zaba twagiye ikibazo ndaza ngo okay noneho tugende tuje kumureba ari ikibazo nta kibazo Shamane wapi urumva nyine nkunda ibintu byo gufunga amande. Jesus is Christ. se ufite kibazo Ibi ni ibiki? none si ibintu bishya n'ubunye si mu rugo rw'umuntu hano Yeah, sister wait. Hakaba ari mwe ibi bintu bimeze cyane. cyane hari iki biteye ubwo Hara ni ibintu twatu kugira. ntabwo uzi icyuma se ntabwo uzi ibitsingi Nese ari amaraso. Nabira ibintu byose. amaraso ntabwo amaze gufata urunyanya cyangwa se
oya wimurusha ni Urunyanya rusakure. nironje Ese waretse mani kumva ntuzana Se bazari aha niho unzanye. mani tuza cyangwa se ugabanye urusaku ese nk'umuntu uje gushaka akazi n'uburyo wagombye kwitwara Mbo. mva mbwe ndeba hano shara Mbese ushatse kunkanga. Uzi ngo kuba ndi mu maboko yanyu nibyo byatuma munkanga. Ugiye kwica se? Ntabwo Niyo ufite ikihe business kibazo? yawe se. Akazi keza mama. uraceceka cyangwa Ntabwo nceceka. mbese ufite ikihe kibazo se mani waretse kumutera ubwoba mukavugana oya ibintu bikoresho no kureba ko biri gukora akazi neza mu kanya Nje se biribuze gukorerwaho. mani tuza baby ntabwo wigira ngo uko nari ngukanze nta kibazo sibyo masibyo sekiki cyangwa ndiri umukobwa wanjye abazi ibigomba gukorwa ubundi nawe wanjye mani rero wanjye mani mani isoni kakana kareke kakamanze nkoreza kamanze amafaranga karuhuke abandi nabo ndaje mbakuzanire buhoro buhoro uyu niwe wa mbere nkuzanire ushaka kwigendera shaka ukuntu mukuru hano ariko Okay. shaka ukuntu mukuvana mu kabisa mumaze kumuvana no kuko mukanya igihe bitanzana abantu uramuhaje se banza nyine mukuru yo nanjye akana nje kukwivanamo impyiko nje kukuvanamo utupsiko utware injira aho bigeze sinzongera gukomanga nzajya ninjira uko nibona arigana ni wawe mani none se wajya ufunga mani uri mwe bazakwinjirana kabisa leta zazimaze ikisi ni karibu ku meza shiriri ese nibwo wabona icyuma ku meza twagira ngo Icyuma cyuzuye amaraso bishatse kuvuga iki? se wajya wandura ibintu byawe mani ikintu cyose cy'abasore baba muri ghetto mani ihangane wana ihangane mani ntabyadanje dore mani wajya wandura ibintu byawe muri iki kihe kibazo kandi mani uzaniza abantu ibiki se utekerejeho Hano se deba hano urabona bitangaje se urabona bitangaje ya. uwo muramani sinagiye suntinyirisha umva mbwira ndeba basi ndeba turebana cyangwa ikintu cy'inakorera ni iki kikoryi kitagira ubwenge cyandarika mani wajya wandurira ibintu byawe mani so waretse gutera ubwoba umuntu ko nta kibazo mani ufite ubwoba gusa ufite ubwoba wawe iyi turone vese ravanaye impyikora impyiko zawe ni nzima aka kazi niko wanzanyemo oya ntabwo ariko mani asabye ufite ikihe kibazo umva umbwire turapfa ubusa ntabwo ari oya gushyirira shu sorry twagira ngo tukurebe ko uzaba umugore muzima sibyo se watuje ufite ikihe kibazo ubu ko tuzagira ngo turebe ko uzaba umugore muzima ibi nibyo wanzanyemo aka ni akazi ibyo ndi gutekereza nibyo si byo ngambwira ibyo uri gutekereza ibi byuma byuzuye amaraso wawe okay mbwira uzi utekereza ko hano twica abantu yego nkawe se wamarira iki nkwishe ko wahindutse ndakubajije kuko uri gutekereza yuko tugiye kukwica wowe nkwishe wamarira ngambwira basi se kuko ninde wakugura nizere ko ibyo ndi gutekereza manzi ubwira ibintu uri gutekereza urabona nsa n'umwicanyi nsa n'ikirara se ntabwo uba bimwanditse ku maso manda ndabona uyu mugi uyu mubwira nyine ari kubwigira sinzi ikibazo afite none se afite ubwanwa barakwica yego ni wowe nari nzi ushobora gufite ikihe kibazo manda ndagiye 5,000,000 zawe zageze kuri konti yawe kire thank you so much tagende sawa bebe sezera bye okay the boss ndio nabugira ngena nabwira zirahagisha okay ibintu byo bita akazi sha
nibyo bita akazi. Injira. Hangare wanjye kabisa. Ndetse brother. Undi wowe usigaye ufata nka brother wanjye. Sorry, business ntirigenda. Injira wicare Sherine. Mukobwa kuticara. Ufite icyo kibazo. Koga mwiza dore kano kana niko kanateza injira mu bana bose uzi. Uragafite impyiko nziza sha. Amakuru se shoma. Shoma. Yamaraso akiriho rero. Man, uzi ikintu mpfa nawe. Reka mbwike ikintu tugiye gushwana. Sinkanyeza n'abana utangira batera ubwo. Ahubwo gwera isa. Urumva ujye ubika ibikoresho byawe baza ari ahantu hasa neza ku buryo batagirwa. Abantu nukajya uhamura ikintu umuntu utari wakimukorera. Hano abana bose nzanye imbere y'uko bakorera igikorwa uramanza ukabatera ubwoba ukabona bafite ubwoba nta mana buri mwana ajya apfana agahinda bamureka basi agapfa yishimye. Akana. Oya. Ni umukire. Uzi amafaranga afite shona. Afite amafaranga menshi. Urabona ntagaragara nk'umukirisi. Tawe urukwendera. Urukweta rubona. Wambara nk'umukene. Usige kwanga kumfata. Nasaka nikazombiraga. Buna akazi sheri. Kandi tugiye gufatanya kujya dukorana. Ntabwo byishimiye. Amaraso ya ntabwo ari amaraso. Kandi nabibonye. Biya ntabwo ari amaraso sheri. Niko bivuga ngo umuntu ngapfana agahinda. Ni brag tuba gitebye. Iyo turi kumwe tuba turi guteganya nawe. Ntabwo nagakora. Ntabwo agakora? Nahise ndeba hasi. Ntabwo agakora? Ntabwo ushaka kugenda miliyoni. Kandi mbona biri kureka abantu ngo bapfa amaraso n'ibyuma. Twatebyaga. Okay, niba utagakora ngo usohoka. Sohoka niba utagakora sohoka. Niba wanga gusohoka ntabwo uzigera usohoka muri iyi nzu. Sohoka. Ngibi nibyo byo kujya hanze wabwira. Niba none tatyo kujya hanze nyine ugaruke mu Rwanda. Urasohoka ntabwo usohoka. Ako ntabwo bazazimira. Ntabwo biza amashuri. Dutwara intuza gusa. Impyiko gusa nta kindi. Nyine twebwe tugenda tukaganiriza abana bo hanze tukabaganiriza tukabaha amafaranga bakaduha impyiko zabo. Ako atari byo. Nawe niba ushaka amafaranga waziduha. Amafaranga ushaka? Genza baganiriza byonyine. Mama shenge. Sekuzikura sitiki. Ahwishire wigendere. Wacyamuzangariza umwana wanjye. Wanyitondesheje. Urashaka kuganiriza n'abana sheri. Uzi kabasi yaje. Umwana niwe wanyimanzanye sije. Tuzamanze muganiriza. Oya nakore ndi kukwisha gusa ntabwo. None se nta kuntu. Aretse nkagwa miliyoni. Ushaka kubaho. Nkagwa miliyoni ukaduha impyiko yawe imwe noneho. Tukagwa amafaranga ukigendera ntihopfe. Twanakuvuza. Urabyemera? Ntabwo ubyemera? Nase bose tukagenda cyangwa wari wambwiye. None byose gitaha. Nanjye kugira mfate kano kazi natanze impyiko yanjye nk'imama nayo mafaranga nemera no gukorana nawe. Nawe wabyemera? Ahubwo amafaranga ugatanga impyiko noneho ndeba nige turi kuvuga nawe mwihore ntacyo gutwara hera. Wowe uremera ibintu gusaba nabyo byemera. Nase byo byambwiye. Ese iyo ndi kugaye kubyemera kuza? Nongeye kare. Wari kubyemera? Wari kubyemera? Okay, niyo mpamvu ntabikubwira sheri. Sibyo? Kandi mbabarire. Kandi ndagukunda. Wallahi ndagukunda. Amenye sibyo? Usigarana n'umugabo, usigaye n'umuganiro, ubwo nyine nzagaruka ejo uzambwira ibyo mwaganiriye. Nizere ko ari gufata neza. Cyakugeze. Asante sana papa. Shana n'uhungije akamironi ka. Kora akazi fresh.
ntabwo unyongeje se amafaranga urumva mpagije wowe ndaguhane nabi ndaguhane cyambere nakaze shana ibindi ahubwo bikazana mva umbwire amafaranga yose umaze kuma nawe reka mbanze musigire akazi kuko tubaza kubisubiramo nta kibazo ntabwo amafaranga ari make bitewe n'akazi gukora yawe nta kibazo subize tutwaranirana sigara amahoro ntunkurikire kandi utesha amahane gusa please okay bakwigendera nabi ariko se ntabwo Imana reka tumusiga asinzira naryama asinzira se kuko nawe ubwaho kureba by'ujyanye n'ibintu uri gukora nanjye mwari uri kuntera ubwoba kandi tumenyeranye akana enda bakora gusa nase sinzira sibyo oya no gukora gusa nabi akomana ese dore tese kuri kumfasha iri se uzi ngiye gukora iki ngiye kuhanagura byonyine urareka nguhanagure cyangwa se urareka ndakwihanagurira uratuza nguhanagure none se urimo kumpungera uratuza nguhanagurire oya nakomeza ze nabi niyizi numvise gafite amahane menshi niyo mpamvu gafunze mu mutwe byataye imana tukazi ko uko abantu bose bari bonyine badutesheje umutwe n'amahanga wawe ubwo ibyanjye natwe tuzabikora ubutanabi wallahi umwana rero mukuru wangu muri sero batahamusanga ibihungu byanjye byo bimeze gutera ndabona bima message biroroshe akana kikoza aka kana zimeze bo kana kanaremereye ariko ndagasinyingira imyijima akakunda zigurukana uriya bosi ibintu ari kunkina ntabwo biri buze kumuhera nashaka ko dukina ubwo turakina meze bite se kapo meze gute meze fresh amakuru nanjye ni sawa ndashaka bosi wawe fone yiwe namubuze kandi amaze iminsi ambeshya none se ejo ntabwo mwabonanye ko ejo yari ahari ndakubwira amaze iminsi ambeshya ngo ejo ntabwo twabonanye se ntabwo uri kunyumva none habishoboka kuba adahari ambwiye ko atari buboneke ariko ko ibintu byose nza kubyitaho ariko uyu munsi yashizeho yari ari kuboneka ibiki ushaka kwitaho ese ko ndababira akarimo urajyana ishime urajyana ishime kubona ukweri kwibyimbya bibyenda gutyo njye nimugende ibabana mumenyera gute se sibyo ushobora gusanga irishya ugasanga ndakurenze njye mbabaje boss wanyu wiza kunyizana wigize umuntu warakaye w'umurakare erega rero ntabwo ari izina ugomba kuvuga uko yiboneye ndi kubona ndivuga nciriritse uriya turi ku rwego nakuntu bivuga yibyimbije ni boss wacu nanjye aradutunze okay arabatunze nyari ko ntaga numva kandi atagutunze se ntabwo wikiraka ese ubundi amushakira tuba tuzizi niko njyewe manzi unyumve mane ko kugira wadanje wicaye uhagaze hano njyewe manzi unyumve mane ugomba kuri se mane watuje ariko tuze yatumva mva mbabwire neza mu mbwire nawe kandi cyo dushaka mugende ngiye mubwire boss wanyu ngo ashobora kugira ngo ari kunkwepa agasanga ahubwo aha nkwepera niho ndi sibyo mubwire atareke kunkwepa bitazaba bibi bitazaba bikurushaho ko njye ntabwo ndi bari abana yirirwa amenyera akabafata ngo ari kubashimuta agira ute njye ntabwo ndi nkabo ni ukuri ntabwo mbishye kandi ikindi reka kwibwira danje ibyo ni ibanga ntabwo ari ibintu ugomba kuvuga ntabwo ni mwebwe ndi kwibwira ketse mugenda mukabivuga aho nyine wowe mwebwe mugende mumugire inama areke kunkwepa sibyo ra none se niba kuri phone nkwereke iminsi dukora maze kumuhamagara nkamubura zirenze zinge guhera ejo man kandi nawe ushyire mu gaciro mwese erega nkuko yabinkora namwe yabibakorera murumva wikwigira wadanye nkuko yabinkora namwe yabibakorera iminsi maze kumuhamagara agaciro zingana naramukoreye akazi hamuzanira abana akaba nta n'igice cy'ijana ari amawo cyo ntabwo ari ikibazo ahubwo wowe mufitanye ikibazo nyenge dufitanye ikibazo irabwo mubwe ndi kubatuma nyine ahubwo ibyo byagusabye ntabwo wabimugejejeho ariko muri ibi ukuntu wabyimbye ariko nta kibazo ariko wenda tutavuze ibintu byinshi wowe ubwawe muri wowe nta kibazo mufitanye Imana ibyo nkubwiye ni kukuri
nta kibazo nyifitanye nawe gusa ariko Mana yanjye nta mpamvu mwege muntu umikire muri mumubona nta kindi kintu cyo kuvugana namwe tuzahuza ubutambabwira uko byagenze cyangwa musanga nyine byakomeye ahubwo Ubuze gutumika nta kibazo. uretse nambuke nta kibazo. Sawa. Biremewe kabisa. Mumeze pe? Assalamu boss. Meze neza. Rashid. Okay, akazi kameze tese. Akazi rwose karagenda nta kibazo. Uragenda. Njye n'abatemye se mwabonye gute? Iyo wadutumye naragenzuye uriya mukobwa nasanze nta kibazo cye akazi agakora neza ntabwo yaturaburiza. Ariko rero hari akantu nabonye katari keza boss. Akahe? Uriya mukobwa mwitondere. Mwitondere ugende gake. Ugende gake kuko uribuka ejo tumusanga ahagaze hahandi uri kwijujuta. Mwitondere ugende gake. Ko ukuntu namubonye agize nk'akantu gahindukaho gato. Byaba ikibazo. Byaba ikibazo rwose. Ni ibintu ngiye nabonye bitari sawa rwose. Ibyo ubona se meze nk'umuntu ukunda kwishira hejuru ukuntu se? Ni ukuvuga ngo we ukuntu ateye niwa muntu okay. Mbega muri make abashaka kwigeranya nawe uzabibona. Nawe ushaka kwishyira hejuru ubona nyine ari wa muntu utumvikana ukuntu nawe uzamwitegeye uzabicunge mbese nawe uzabibona. Okay. Naraje kubona ndamubona nyine abamfera nanjye bamufera. Oya nase nawe ndakuzi. Nitubona ari kutugora rero. Ni kuzamwica. Niyo gahunda. Mukomeze muce nko kumusanga umucunga. Kazigira amenye ko mugenda inyuma. Niyo gahunda ntabwo yatoza umugati natwe ngo tubyemere. Okay, giye kurikiraho rero. Ni uko muri minsi agiye kuba arutsemo gakeya n'umuntu amwigaho ndashaka impyiko 6 kandi izo mpyiko zigomba kugira kuboneka. Boss rabizi nta kintu watubwira ngo turi kubikora ariko ndi kubona impyiko z'abahungu wanarakaye. Mugende mushaka izo mpyiko rumara kuzibona. Simumbaze mwashimuta mwabaca imitwe mwabazana hano ndashaka ngo izo mpyiko 6 ziboneke. Yego boss. Nje nimanukira niramuka niramukira kimanukira ndanze n'izi mpinja. Mujye gushaka impyiko z'abagabo kandi batarengije imyaka 10 kuzagura ku myaka 15 kugeza ku myaka 18 arizo muzanira. Yego boss. Ikindi nizirangira muzanshakira impyiko 100 z'impinja z'amezi 9. Turabyumva boss. Simuri kunyumva se? Turabyumva. Okay. Bamugena mukora akazi nawe. Isa boss. Beze bite se? Nese bro, ibi bintu turi kugenda tugwamo by'ibiyobyabwenge ntazi turabifatanya gute n'akazi kugira ngo tubicyahe akazi kacu gakomeze kugenda neza. Je ibintu ntabwo nshaka ko tubipota. Tugomba kubikora twenyine. Twikorere turi babiri. Tukabishyira ku murongo ahubwo tukazatanga raporo. Aragahungu bambwiye hano. Ivo. Muri zino kabiri byako ntabwo bisobanura. Muri zino kabiri hano hafi. Ni ikipe y'ibirara n'ibirara ngo niba ari ingana. Hari umuntu ntekereje njya mureba nkamukema. Hari umukobwa ujya utunyuraho hano dusohotse mu kazi. Buri munsi ndamubona nkamukema. Uriya mukobwa reka tumukoreshe kugira ngo dufate munini w'amani. Uriya.
umukobwa nawe mamuni ibintu bye bidasobanutse kuko isaha agendera nimba umuntu umukurikiye akamenya nta isaha agendera n'igihe agarukira byose nibijya hamwe tugiye kumushaka tugomba kumushaka kandi tukamumenyaho amakuru n'ubu wabona atambutse kuko isaha ziwe zirageze ejo n'ubu wabona aciye wanga kandi koko igihe cye cyo gutambuka yaratugiye kava tube dutekinze akavanga n'ubundi ndabizi ko arahita aca hano ubundi wa musisita nakubwira sisita bimeze bite se ni sawa bite se ntabwo twari tugutegereje ariko tumeze nk'aho ibijyanye no hari ikintu ufite dushaka kugutegereje urebye urabona dushaka ahubwo se mushaka ariko ubundi ko ukunda kunyura hano isaha ugiye ese akazi abapolisi mushinzwe no kumenya aho abagenzi banyura bagenda ntabwo nkeneye guterana nta magambo dufite ikibazo hano cy'umutekano muke kandi uri guterwa n'ibiraro none urabona atari ikiraro oya ntabwo usa n'ikiraro ariko kuwa gatanu ushize hari umuntu mwanyuzeho muri kumwe hano njya mvugana nawe ntukarebe iki hari umuntu mwanyuze hano muri kumwe ndababona ndabirengagiza akura muntu ari kuri lisite hano ari wanted turamushaka none se ubu nawe nkavugana nawe urumva yimujyana ku buryo wakwita ko navuganye aragendanye ntabwo mpamvu ngo bavugana n'abantu ushaka ariko ugomba kujyana n'abantu ushaka ni classmate wanjye ni classmate wanjye twariganye urabizi ko twarahuye turi mu nzira imwe turakunzanya oroha gato ya sister urabizi neza ko kudatanga amakuru ari ugufatanya cyane ko nta cyaha mfite yes dukeneye kumubona rero uriya muntu se tubwire buryo ki twamubona wenda urabizi ko iyo umuntu akoranye na polisi hari ubundi buryo bijya bigendamo umuntu agahabwa agashimwe aramutse afashwe urabizi ntabwo waviramo aho ariko no kutamutwereka twe ntabwo ibyacu bijya birangira turagenda tukugenda ugomba kuduha amakuru afite ntukomeze kungora gatuma mpamaganye umukobwa mwiza reka iyo dufatanye iyo tekinike yakora y'umukobwa mwiza reka tumucubye turebe umukobwa mwiza reka dufatanye mu kazi sibyo bana babaga dore niwe Rwanda rw'ejo nubwo turi mu kazi nawe wakajoyininga twafatanya biramutse bikunze ahangaha hari kuvugwa abasore bigize ibyigomeke nakunanira ubwire ngaruke mwereke indi tekinike sibyo aho uzi kuri kumwa reka tuganire ubundi guhagarara namwe icyo kibazo ubundi ngiye hari icyaha mwamfatanyijemo nta kibazo kubw'umwanya wawe turagushimye kubw'umwanya wawe turi kugusaba noneho sibyo twebwe dukeneye ngo tugeze kuri uwo muntu cyangwa uduhe inzira yatuma tugerayo nta bwoba mfite twebwe uri kumva sibyo ukimara kubona iyi ntwaro nta nubwo wakagombye kuba uri kuzamuka cyane iki ni ikimenyetso kigaragaza ko turi mu kazi murashaka kumenya amakuru yose y'uriya muntu yego ati ibitse intwaro byaje nyine nanjye nari narabavuze n'ubundi ngo mbabwire ariko impamvu mfite nyine uriya murara nyine yashyizeho abantu bangenzura amezi atese uwo muntu twe dushaka amakuru yo kumugeraho ikibazo n'ubu ushobora gusanga amakuru amugezeho ko mpagaranye nta kibazo twebwe duhereza amakuru ibindi tugiye kubikurikirana cyane nawe duherekeze murabikoranye na polisi uburinzi uriya muntu nyine uriya murara ni umuntu ukaze nyine twarakumwe ntabwo ari umuntu woroshye nk'uko mubitekereza ari hejuru y'inzego akorana n'abantu benshi cyane ushobora gusanga timu irenze iy'abapolisi hagati aho rero akorana na timu yakunzemo abantu batatu we na bodyguard ze ebyiri niba manze mbabwire nyine uriya mujyama nyine arakazi gusa nyine ariko impamvu mubatandukanye nuko yishe abantu bandi batatu yishe abantu batatu amakuru twarayamenye ahubwo twabuze aho twanakura so rero ikiriho cyo twebwe tugende utwere dore nguri murara we ntagiye dufite tugenda tujya kureba uriya mukobwa dusubire mbona shana
Dore no Rero noneho byerekanye imanza ahantu zazamukurikira. we ntumubwire ko duhari. Apana, Abatugenda none se gute? Nacyo mu kanya baba. bite se bro? Buri gihe cyose buri kwitamo imyotsi imana. Maboko hejuru. Suzasi. Bro, kano kanya warafashwe. unakoze gute? Haguruka tugendera bimenyeshwa ugezeyo. Maboko inyuma.